Sinongeye mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza. Muri kumwe na Iris Rwanda, ni Mr Jean Ngugu. Ni morning update cyangwa se ni amakuru ya mu gitondo agezweho. Tugiye kubabwira yuko nyuma yuko ruhago nyarwanda itavugwaho rumwe, hamaze iminsi havugwaho ibintu. Perezida Kagame yagize icyo avuga ku kibazo cya moteri icana amatara muri Kigali Pele Stadium. Ni itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo risohowe n'umujyi wa Kigali, rivuga ko umukino wagombaga guhuza Rayon Sport na ekipe y'Amagaju utakibereye kuri Pele Stadium mu masaha yari ateganijwe, ahubwo yuko amasaha arigizwa imbere ukazaba saa 9 n'igice, mu gihe uwari uteganyijwe saa 9 n'igice bari bawimuye bawushira saa 6 n'igice wa Marine. Iri tangazo ryavugaga yuko umujyi wa Kigali, the state of Kigali is seeking a lasting solution for these issues. Umujyi wa Kigali urapudetinga yuko umukino utakibereye kuri Pele Stadium ku masaha yaragenwe ngo kubera ikibazo cya generator, urumuri rwa stade ruba ari rukeya. Ni itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo, rimaze gusohorwa abafana ba Rayon Sport ntibigeze babyumva, ndetse n'abandi bantu bakurikiranira ibya stade by'umukino muri rusange, kuko shampiyona y'u Rwanda yari imaze igihe yarahagaze. Umujyi wa Kigali wakaba wari wayiteguye, ukaba uzi ko uzakira iyi mikino kuri Pele Stadium. Byatunguranye cyane kugira ngo bigere ku munsi w'umukino habura amasaha 24 kugira ngo umukino uze kuba waba. Babona iri tangazo, abafana ba Rayon Sport ntibigeze babyumva, ndetse n'abandi bantu bakurikirana umukino muri rusange. Umujyi wa Kigali watangaje yuko Pele Stadium izongera gukoreshwa nijoro nyuma y'amezi 3 generator batumije imaze kuboneka. Nyuma y'amasaha make comment zimaze cyangwa se ibitekerezo by'abantu bikomeje kuba byinshi, Perezida Kagame yavuze ko ku kibazo cya moteri icana amatara muri Kigali Pele Stadium idatanga urumuri ruhagije, bikaba byaratumye umujyi wa Kigali usaba ko nta mikino ya shampiyona yazongera kuhabera nijoro. Mu gihe icyo kibazo kitarakemuka, abinyujije ku rubuga rwa X arirwo rwahoze ari twita ku mugoroba kuri uyu wa 22 Kanama 2024, Perezida Kagame yasubije umujyi wa Kigali wari wanditse uvuga ko icyo kibazo kiri gushakirwa umuturambye, harimo no kuba haratumijwe moteri nshya. Avuga ko kitagombaga no kuba cyarabaye. Ni ukuvuga ngo umujyi wa Kigali nta bisobanuro wabona, ni ikibazo kitakabaye cyarabayeho, ahubwo ni ibintu byakabaye byarakemutse mbere ubwo bayiguraga, cyangwa se ibibazo bitakabaye byose byarabaye ngo babe batangira itangazo ngo bavuga ngo umujyi wa Kigali ntukemere kwa cyase Kigali Pele Stadium ntizakira imikino ya nijoro. Tubibutse ko umukino waherukaga kubera kuri Kigali Pele Stadium ari umukino wahuje Rayon Sport na Azam. Ni umukino nabashije kureba Azam itsinda igitego 1-0, ariko nabwo mu rumuri rwatangiye ari ruke, ariko ruza kugenda ruri kwiyongera buhoro buhoro, ariko byasaga nkaho urumuri nabwo byaragaragaraga yuko ari rukeya. City of Kigali. Hello, the city of Kigali is seeking a lasting solution for these issues. Umujyi wa Kigali ukureba uburyo burambye kuri iki kibazo. Today the generator we have at Kigali Pele Stadium is not able to power all the light sufficient for night game. Umujyi wa Kigali cyangwa se Kigali Pele Stadium ntabwo yiteguye, nta muriro uhagije babona ku mikino ya nijoro. However, if the team playing have the capability to bring an additional generator, niba ikipe iri bwakire umukino ifite ubushobozi bwo kuba yazana indi generator yunganira iriya day, imikino ishobora kuba. Update: FIFA founded Kigali Pele Stadium has a generator that is enabled to power the facility lighting system. As a result, no night match, nta mikino ya nijoro can be played there, according to an internal audit by Kigali City Social Federation. The facility is approved by CAF. Ibi bikaba byamenyeshejwe CAF kuba yanatanga indi facilities. President Paul Kagame yaje avuga ati muze, this should not have happened in the first place. Ntabwo byakaje ko byakabaye byarabayeho.
impaka zijyanye na moteri yo kuri iyo stade zongeye kuzamurwa n'uko umujyi wa Kigali umenyesheje ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ko imikino ya nijoro idashobora gukinirwa kuri iyo stade kuko ikibazo cya moteri kitarakemuka. Ukibaza kuva mbere hose sezo y'umupira w'amaguru yaragaje 2023-2024 bari babizi ko ikibazo gihari cyaravugwaga umunsi ku munsi ariko ntibigeze bagira icyo bagikoraho na kimwe. Ibyo byabaye mu gikipe ya Rayon Sport yagombaga kwakira Amagaju kuri iyo stade mu mukino w'umunsi wa kabiri wa shampiyona, dore ko umukino wa mbere Rayon Sport yawunganyijemo igitego yanganyije ku mukino wa mbere. Stade mu mukino w'umunsi wa kabiri wa shampiyona uteganyijwe kuwa gatanu n'uyu munsi mu masaha ari imbere, hariko ari amasaha atageze kuri 7. Uyu mukino ukaza kubera kuri Kigali Pele Stadium isaa 12 nk'uko byari biteganijwe. Niba koko birahinduka bikegezwa saa 9 nta yandi makuru turamenya, gusa mu masaha ari imbere turaza kubaha update. Saa 12 z'umugoroba ni umwanzo wagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ari naho umujyi wa Kigali watangiye umucyo kuri iki kibazo. Umujyi wa Kigali waranditse uti iki kibazo ntabwo cyananiranye, kirimo gushakirwa umuti urambye. Uyu munsi moteri dufite muri Kigali Pele Stadium ntabwo ibasha gucana amatara yose ngo ikibuga kibone bikwiriye ku buryo haba imikino ya nijoro. Icyakora mu gihe abagiye gukina bafite ubushobozi bwo kuzana moteri yunganira ubushobozi bwo yunganira biremerwa gukina nijoro. Wakomeje uvuga ko watumije moteri ifite ubushobozi busabwa izagira mu Rwanda mu mezi 3 ari imbere. Ikibazo cy'iyi moteri kimaze igihe kinini ndetse uretse kudatanga urumuri ruhagije, hari n'igihe yazimaga umukino uri kuba hagati. Hari igihe iyi generator yazimaga umukino urimo kuba hagati. Ibitekerezo by'abantu bigiye bitandukanye yo bakomeje kugenda bakomantinga kuri iki cyemezo cy'umujyi wa Kigali. Hari byinshi barimo baranenga, dore ko na His Excellency Paul Kagame hari ibyo nawe maze kubabwira ati ibi bintu ntibyakabaye byarabayeho cyangwa se byakabaye byarakurikiranwe mbere y'igihe n'ababishinzwe. Ni kenshi cyane siporo yagivwamo ibintu bitameze neza, yagivwamo ibintu bya hato na hato bidakwiriye kuba byakabayemo, benshi babinenga kubamo akajagari, banenga kubamo ibintu bidafututse. Ariko kuri inshuro ubwo Perezida Paul Kagame yatangiye kugira icyo abivugaho, abantu benshi bizere cyangwa se twizere yuko mu minsi iri imbere akavuyo n'akajagari kari muri ruhago nyarwanda tuzabona hari icyo umuzehe abikozeho bikajya byajya ku murongo. Kadutegereze tumenye ngo match irabera hehe. Ni kuri Kigali Pele Stadium ku masaha yagenwe cyangwa ni Kigali Pele Stadium ku masaha yigijwe imbere saa 9 n'igice. Mu yandi makuru wamenya nuko Cristiano Ronaldo nyuma y'amasaha makeya afunguye urubuga rwa YouTube channel, numwe mu bantu bamaze gukurikirwa n'abantu benshi ku isi, dore ko amaze kwizuza miliyoni 15 z'abantu bamukurikirana ku mbuga. Ubu ngubu zimaze kuba miliyoni 20 z'abantu bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze. Mbere nta kontra yagiraga imwemera ko yakoresha YouTube. Aha byemerewe buri saha ari gushiraho video iri mu bihumbi 5 miliyoni 6 miliyoni 10. Bivuze ngo YouTube nayo kwevariwa Cristiano Ronaldo bakanamuhemba bizaba ari intambara. Ciao umunsi mwiza. Ni Mr. Jangu, ndabakunda, mukore subscribe, like, share na comment. Amakuru n'ibiganiro bikomeza kwagera ku gihe. We love you so much.